igitangaza kumva umugabo wabyaye. Ubundi mu buryo bwa siyanse umuntu abyara afite igice cy'umubiri cyitwa nyababyeyi cyangwa se uterus. Iki gice cy'umubiri kigirwa gusa n'igitsina gore, hakiyongeraho n'umusemburo witwa progesterone. Ibi wabisanga ku rubuga wa eshatu sciencedirect.com. Ese uyu mugabo turimo kuvuga we yaba yarabyaye atadafite ibyo bice by'umubiri? Birasa nkaho ari ubusazi kuba ari inkuru kuko isa naho itumvikana. Birasa naho kandi bigoye kubyiyumvisha uburyo umuntu ashobora kubyarira mu rubavu atabazwe ahubwo atobowe. Ndabyumva ufite amatsiko y'impamvu yabyo, ariko nutega amatwi witonze urumva impamvu y'iyi nkuru n'uburyo uyu mugabo yagiriye benshi umumaro kubwo kubyara kwe. Isano rikomeye riri hagati y'umwana na nyina ni amaraso, kuko niyo ashobora gupimwamo akanyangingo kagaragaza iryo sano, DNA, mu gihe umwe mu babyeyi ashaka kwihakana umwana we. Hari ibimenyetso bibanziriza kubyara, harimo kuramukwa no gufatwa n'ibise. Kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 2. Hariho ibintu bitatu bitera abana gukunda cyane ababyeyi babo iyo bamaze gukura. Icya mbere, iyo abonye undi mubyeyi utwite ubabazwa n'ibise, iyo umubyeyi watukwa cyangwa abayeho nabi kubwe. Umubyeyi wese yifitemo urukundo rwo kuba ashobora kwitangira umwana we ku rwego ashobora no kumupfira. Nubwo bamwe babyibuza, bakaba banashobora kwihakana abo bibyariye kubera ko umuntu muri we yifitemo ububi. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzabibagirwa. Yesaya ibice 49 umurongo wa 15. Reka tugaruke gato ku by'uyu mugabo wabyaye kandi akabyara mu buryo butangaje. Ubwe yakunze abo yabyaye kera kuko ibyishimo bye byari ibyo kubana n'urubyaro rwe. Mu gitabo cy'imigani ibice 8 umurongo wa 31 haragira hati: nishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari kubana n'abantu. Niwe mugabo wenyine wabyaye byariye mu rubavu atabazwa. Arajya gusa na Adamu kuko nawe yakuwemo umugore mu rubavu ariko abazwe. Uyu wari we twakwita Adamu wa kabiri ntabwo yabazwe, ahubwo we yaratobowe. Abavuye muri Adamu wa mbere bose bagizweho n'ingaruka bayikomoye kuri Adamu kuko yagomeye Imana ntayumvire. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ik'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Itangiriro ibice 3 umurongo wa 6. Naho Adamu wa kabiri ari we Kristo Yesu we yumviye Imana ari yose, asohoza gukiranuka kose, ahesha umugisha bavuye mu rubyaro rwe. Hari impamvu Yesu Kristo yatubuye mu rubavu, mu biganza ndetse n'ibirenge. Impamvu yatubuye mu kiganza ni uko ikiganza cy'umuntu ari cyo yacumurishije asoroma imbuto Imana yamubujije. Ibirenge bye byari byarahanuwe kuri we ko ari byo bizazana inkuru nziza. Yesaya ibice 57 umurongo wa 2 aragira hati: agira mu mahoro umuntu wese wagendaga akiranuka, azaruhukira ku buriri bwe. Kandi yatoboye mu rubavu kuko Eva yavuye mu rubavu, ari we washushanyaga itorero Kristo Yesu yendaga kubyara. Ese hari indi nzira ishobora kugeza umuntu ku Mana uretse muri Kristo Yesu gusa? Ntayo, niwe nzira yonyine. Yesu aramubwira ati: nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yohana ibice 12 umurongo wa 6. Ni nk'uko Eva nta bundi buryo yari kubaho atanyuze mu rubavu rwa Adamu. Uko niko Imana yabishatse. Nk'uko umugore cyangwa se Eva yakuye mu rubavu,
ni nako abizera bose babona ubugingo bivuye muri Kristo Yesu wenyine gusa. Ibintu byabaye kuri Kristo Yesu ntabwo byari impanuka, kuko Imana idatungurwa, ahubwo byose biba nk'uko ishaka kandi yagambiriye uhereye kera. Bityo rero no guterwa icumu mu rubavu rwa Yesu byari bifite igisobanuro cy'uko itorero ribyawe na Kristo kugira ngo rihuze n'Imana. Ariko umwe muri bamucumita icumu mu rubavu havamo amaraso n'amazi. Yohana ibice 19 umurongo wa 34. Amazi n'amaraso byavuye mu rubavu rwa Yesu Kristo bisobanuye iki? Amaraso asobanuye gucungurwa kw'inyoko muntu yakoze icyaha cyangwa se kwezwa. Amazi akavuga gutanga ubuzima bwe akabuha abamwizeye, aribyo twakwita kuhagirwa. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayidukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa abashya n'Umwuka Wera. Tito ibice 3 umurongo wa 5. Hariho uburyo buri muntu avukamo ndetse anapfamo. Bwa mbere umuntu avuka rimwe, aribyo physical born, hanyuma agapfa kabiri yatizeye Kristo, physical death and eternal. Umuntu avuka inshuro ebyiri, ni ukuvuga kuvuka gusanzwe ndetse no kuvuka ubwa kabiri, aribyo kwizera Kristo Yesu cyangwa se kubyarwa n'Imana. Hanyuma agapfa rimwe gusa, physical death. Ni wowe ukwiye guhitamo icyakubera cyiza, nukora ibyiza cyangwa se niwizera Kristo Yesu uzemerwa. Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi niwe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Itangiriro ibice 4 umurongo wa 7. Shalom.